hari mu gitondo cya kare ubwo izuba ryavaga riyaga ku misozi y'u Rwanda ariko kandi ahegera intara y'amajyaruguru ashira iburasirazuba bw'u Rwanda. N'etape ikomeye cyane yagombaga kuva Rukomo mu karere ka Gicumbi yerekeza mu karere ka Rwamagana. N'etape yari ku birometero birenga 174 ariko kandi mu mihanda isa n'icuramye ndetse n'ibitambika birebire cyane ku buryo buri umwe wese yari yitegura kurwana mu ntambara y'inkundura. Nitwibagiwe impanuka zagiye zibera muri uyu mukino ndetse naho bamwe muri bo bagiye bahaburira ubuzima ndetse n'ingufu nyinshi zakoreshejwe n'abakinyi kugeza ku nsinzi. N'etape yari ikomeye cyane ndetse irimo igitutu cyinshi kuko yari itabiwe n'amakipe akomeye arimo Sudan Quick Step Devil ndetse na Israel Premier Tech Academy, Team Eritrea, Toto Inyine ndetse na Roto Development. Mu gihugu cy'u Rwanda cyari cyoherejemo abakinyi barimo Moise Mugisha, Eric Manizabayo ndetse na Samuel Mugisha, tutibagiwe na Masengesho Venkeri. Aba barabakinyi bari biteguye gukotana binjira mu misozi ya Nyagatare bamanuka Gatsibo ndetse bakerekeza mu karere ka Rwamagana. N'etape yari igoranye cyane kuko uretse impanuka zabayemo hari igitutu ku bakinyi bitabiriye irushanwa ndetse turize no kubabwira uko uyu mukino waje kurangira nuko bitwaye. Nje ndi Rambo na Jacques ndagushishikariza ko wakanda subscribe kugira ngo uko ipine ryikaraga ari nako ritumbagira mu misozi miremire y'u Rwanda tuze tukugezaho uko umukino wagenze gatanu ku kandi. Kuba kandi subscribe mugira umunsi mwiza, ikaze. Mwaye ikaze mu ntambara yo gukuba ipine ry'igare bava Rukomo berekeza Rwamagana. N'etape yari igoranye cyane kubera utununga ndetse n'ibitambika byo mu karere ka Nyagatare, Gatsibo bamanuka berekeza Rwamagana. Mu ntangira z'umukino Miguel Heidimani ukinira ikipe ya Rembera Darnet ndetse na Gabriel Susa ukinira ikipe ya Team Swift bagerageje gutoroka itsinda rirerire bari kumwe naryo maze batangira kunyonga babasigaho amasegonda 40. Igikundi cyari kiri inyuma nikigeze kibareka ngo bagere kure. Team Israel ndetse na Sudan Quick Step batangiye gukurura isiganwa mu buryo bwitwa nka chasing. Abanyarwanda bagumye mu itsinda rinini ariko bakora uko bashoboye kose ngo badatakaza imbaraga umukino ugitangira. Umunsi wa mbere ni wari umunsi gusa ahubwo warusa n'ugiye gusohora imisokoro y'isiganwa ryose Tour du Rwanda 2026. Bageze mu bice byegereye akarere ka Nyagatare umuyaga watangiye kuba mwinshi mu muhanda maze batangira gucikamo ibice ibyo bizwi nka echozone. Aha niho hatangiye kugaragara abakinyi bari bafite imbaraga nyinshi maze bamwe batangira gukubitira handi abareba inzega batangira kubanikira ndetse amagare yabo atangira gusa nanyongwa na moteri. Abakinyi bamwe batangiye gusigara inyuma. Itsinda ry'imbere ryari rifite abasprint barebare batangiye gushiramo imbaraga nyinshi ari nako Moise Mugisha yagerageje kwihuta ngo afate itsinda ryari imbere afatanyije na Eric Manizabayo. Nabo bakora uko bashoboye kose ngo no baze kugaragara mu begukanye etape. Henok Muluba ukina ikipe ya Eritrea yagaragaje ko afite imbaraga maze atangira kubanikira. Ibi byatumye isiganwa rihindura isura. Bageze ahazwi nk'igabiro ubushuhe bwatangiye kuzamuka maze batangira gukora icyo twakita nka breakaway yafashwe burundu. Igikundi cyongeye kuba kimwe. Toto Inyine ndetse n'ikipe ya Roto Development Team bashizemo umurongo wo gutegura sprint. Samuel Mugisha yagize akanya gato asigara inyuma ariko agaruka mu itsinda yararimo. Masengesho Venkeri yagaragaje guhangana gukomeye mu misozi miremire ndetse n'ibitambika bya Nyagatare. Mu gihe isiganwa ryari rikomeje abare bagirushanwa baje kugira amarira menshi byari bitewe n'impanuka ikomeye cyane y'imodoka yo mu bwoko bwa karavani yari herekeje abasiganwaga yaje kugonga abafana babiri bahita bitaba Imana ndetse n'abandi batandatu barakomereka bikomeye ku buryo bajyanwe mu bitaro. Iri ni isiganwa ryasize amarira n'agahinda ku bafana b'umukino w'amagare ndetse n'ubwoba ku bazashungera irushanwa aho rizanyura hose mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri kilometero 15 za nyuma amakipe y'abasprint yafashe umwanya maze Sudan Quick Step igenda imbere. Israel Premier Tech Academy etegura Enhoni. Eritrea ireba amahirwe ya Jamai kuri metero 500 za nyuma. Pirate yihuta cyane Hodel Muno asohoka mbere gato ariko mu murongo wa nyuma ntibyamukunde kuko Itama Inyoni yamusatiye cyane ndetse amunyura ku murongo. Itama Inyoni, Mode Munozi ndetse na Moljilme Henok Muluba baje mu itsinda rikurikiyeho hafi cyane. Umukino w'igare wakomeje kuba agaterera nzamba maze birangira uwa mbere abaye Itama Inyoni
maze akurikizwa na Hodel Monozi, Muwe Jirima, Henoki Murba ndetse abanyarwanda bari mu itsinda rya rikurikiyeho, cyane ko utabara gutakaza umukino kuko amahirwe baracyayafite. Kuva Rukomo kugeza Rwamagana, icyiciro cya mbere cyagaragaje irushanwa rya Tour du Rwanda ritangirana umuvuduko n'amarangamutima. Aba sprinti berekanye imbaraga zidasanzwe bazamuka ndetse banatambika mu tununga ndetse n'udusozi duto duto tw'intara y'Iburasirazuba. Ngayo rero nguko uko byagenze mu irushanwa ry'uyu munsi. Nahejo mu gace kazava Bugesera kerekeza mu karere ka Huye, nge na Rambona Jacques, umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho. Ciao ciao. Urashyushye muze twitare twese, gaya mahanga yaje ahiganwa ku magare. Country of all the hills of Africa, let's circle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose, umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi, ihuje amahanga. watu kutoka nchi mbalimbali wamekutana kwa nchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako, N'abahungu b'iwacu baje n'abakobwa b'iwacu babukereye. We really gotta have fun, you don't really wanna miss out. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi, ihuje amahanga. isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu. Abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatuganye, basiganwa banareba ubwiza bwabwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi, abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Everybody